Turongeye turabasuhuje cyane mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu nk'uko mubimenyereye. Iyi ngiyi ni Nzuri Market ya channel yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa ikodeshwa nk'uko mumaze kubimenyera. Ubu rero twaba turi kumwe na Nzuri Business Group Limited, kampani ya mbere hano rwose mu gihugu kubarangira imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ushaka kugura cyangwa kugurisha turagufasha neza cyane. Nk'uko rero tugenda tubibabwira, tugenda tubagezaho imitungo igiye itandukanye, yaba amazu, amasambu, ibibanza biba biri ku isoko. Ubu rero nk'uko muri kubibona, iyi ni isambu nini kandi nziza nk'uko muri kubireba, yera kandi iri hafi cyane y'umujyi wa Kigali. Ubu ngubu aha turi ni mu karere ka Rwamagana, hafi cyane ya kaburimbo. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze hariya kuri kaburimbo urenze i Kabuga, ugeze hariya ahazwi nka Rugende, ugakomeza gato cyane ahantu hari amafamu, niho ukatira ugana rwose. Urenze ku muhanda ujya ku Muyumbo, ukurikiyeho niho uhita ukatiramo ukaza hano mu karere ka Rwamagana, ahari isambu nziza kandi nini iri ku muhanda tugiye kubereka. Ndetse isambu akarusho kayo ikaba irimo n'inzu yo guturamo, ku buryo wahagura ukahatura, ukajya uhahinga, ukahororera ibyo waba mbese ukeneye kuhakorera byose, cyane yuko ari hafi cyane. Iyi sambu rero iri muri mu birometero byibuze 4, ibirometero 4 uvuye kuri kaburimbo principal iriya ikomeza Rwamagana, ugenda ibirometero 4 gusa ukaba uyigezeho. Hanyuma rero ikaba iri mu karere ka Rwamagana nyine nk'uko nabibabwiye. Umurenge wa Gahengeri, mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, noneho mu kagari ka Rweri, umudugudu k'Inteko. Iyi sambu rero ikaba ingana n'igice cya hegitari ariko kirengaho gatoya, kuko ifite metero kare 5365. Murumva yuko ni igice cya hegitari kirenga. Noneho ikaba irimo n'inzu turaje tuyibereke. Ikaba irimo inzu ifite ibyumba 3, ikagira na salo, ikagira n'ahandi hanze ushobora kororera amatungo magufiya cyangwa se inka, hose irafite. Iyi sambu rero nk'uko muri kubireba, uhereye nk'aha ngaha mpagaze, iratambuka ikagera kuri uriya muyenzi, ukamanuka kuri uriya mwembe wo hirya, ukamanuka hariya hahinze imyumbati. Bitewe n'uko ari nini, no muri gahunda zo guhuza ubutaka no kububyaza umusaruro, ifite igice gihinzemo imyumbati murimo murayireba. Ugakomeza hepfo hari igice gihinzemo ibigori, nabyo muri kukibona. Noneho ukongera ugatambika hariya hari amapapayi, urabona n'amapapayi barayahinze. Ukatambika n'uru rutoki rurimo, runo ruri aha ngaha. Hanyuma n'aha ngaha hahinze ibijumba, naho harimo. Noneho hepfo hakaba hari inzu, murabona hagiye harimo n'ibiti by'amavoka, hari ibintu byose. Dushobora gutambika, ngira ngo imbibi z'aha ngaha Jacques yagerageje kuzibereka. Noneho dushobora gutambika, umuntu akabereka imbibi kugera ku muhanda. Iyi sambu rero uramutse uyiguze kabisa, wahakorera byinshi. Ni ukuvuga ngo icyiza cya mbere gikomeye ni uko iri hafi cyane. Ngira ngo ubu ngubu abantu bari kurwana n'ikibazo cy'ibiribwa, byabaye ingume muri iki gihe cya none. Ni ukuvuga ngo rero wakwigurira isambu hafi y'umujyi, ugacika ku bintu bijyanye no guhaha. Ikibazo cy'imirire ukaba uragikemuye. Aha hose turi kugenda ni mu rubibi rwayo, ngira ngo muragenda muhabona. Ni isambu nini kabisa, ni isambu nini. Nibaza yavuga hegitari ujye wumva ko ari umusozi muzima. Noneho rero iyi ngiyi ni igice cya hegitari kirengaho metero kare zigera kuri hafi 500. Murabona ko ni isambu nini mu by'ukuri. Aha ngaha turi kugenda murabona ni ahantu hanini bahinze ibijumba. Hano rero ushobora kuhagura uri i Kigali, wibera i Kigali ukajya uhahinga cyangwa ukahatuza umuntu. Noneho ukanahororera, ukahagira amatungo yose afatika. Mu kanya nimbabwira igiciro cyayo n'ukuntu ingana, murumirwa n'ukuntu kandi ari hafi cyane kabisa. Ni imari isambu. Hano hari ibiti by'amavoka,
uru ni urubibi, iyi miyenzi, ukongera ugasubira hirya iriya iyo tuvuye murahabona. Ni ukuvuga ngo mu butambike ifite metero 88, mu butambike ni metero 88, noneho mu kumanuka ni metero 61. Urumva ko ni ahantu hanini cyane. Murabona hera ibitoki, murabizi hano mu karere cyangwa se mu gice cy'iburasirazuba ni ahantu hera insina cyane. Murabona ko hari insina nziza, ngira ngo murazireba kabisa. Ubu noneho tugiye kugera ahari inzu, ngira ngo inzu murimo murayibona. Kangaka ni agatuwarete. Hano rero hari inzu ikikijwe n'ibiti by'amavoka byiza kabisa, ku buryo ibibazo by'imbuto ni ahantu hanini ushobora no kongera imbuto ugatera nyinshi kurushaho. Ngira ngo murabona n'umuhanda hepfo aho twasize imodoka. Igice cya hegitari nini ni ikintu kinini cyane. Iyi sambu rwose ni imari. Inzu rero ni iyi ngiyi, murayibona inzu uko ingana. Ifite ibyumba bitatu nk'uko nari maze kubibabwira, ifite ibyumba bitatu, hanyuma ikagira na salo. Noneho ikaba munsi yayo hari urutoki, rwa rutoki rwose twaberekaga, ngira ngo murarureba. Hanyuma wakwinjira hano ukinjira mu rugo ahari inzu, ngira ngo murahabona. Inzu ifite ibyumba bitatu, urabona yuko ifite na sima. Ni inzu kabisa ushaka kuza ukiberamo. Wenda twabereka no muri salo kugira ngo murebe uburyo inzu imeze. Hano tubibutse ko hari umuriro, ni umuriro imirasire, bakoresha imirasire. Ni abantu b'abasirimu cyane. Ahangaha ni muri salo, murahabona. Amazi kandi nayo ari hafi, amazi ari hafi, ari muri metero nkeya. Icyo batarakora ni ukuyakurura. Ariko iyi nzu ifite ibyumba bitatu na salo, ikaba ifite umuriro w'imirasire y'izuba. N'ubundi ntabwo twayikuramo turamutse tuhaguze. Noneho rero amazi nayo akaba ari hafi hariya hepfo ku muhanda, ku buryo kuvoma biba byoroshye cyane. Ukomeje hano mu gikari hari ikiraro, nacyo twakibereka ko nyine ni ukorora. Hano inyuma hari ikiraro, ngira ngo murakireba. Hirya gutyo ukase inyuma hari anexi n'ikindi kiraro cy'amatungo magufiya. Ngira ngo rwose byonyine ahantu inzu iteretse ubwayo naho ubwaho ni hanini, hafite nka metero kare nka 400 cyangwa 500. Noneho ahandi hose igasigara ari isambu yo guhingamo. Dukomeze noneho tubereke hariya hepfo ku muhanda, ari nako tugenda natwe dusezera. Murakoze cyane. Inzu ifite fondasiyo ikomeye. Ubwo iyo usohotse mu rugo uhita ugera munsi y'urugo. Bajya bavuga ngo i Kigali nta munsi y'urugo hahaba, ariko noneho twebwe turaguha isambu hano ibiri hafi cyane, hazabe munsi y'urugo hawe wowe utuye i Kigali. Wowe utuye i Kigali hano turahaguhera amafaranga make, habe nko munsi y'urugo hawe, uhororere, uhahinge ibintu byose wifuza. Dore yuko ikibazo cy'ibiribwa ubu ngubu gikomeye cyane. Twakuzaniye rero umuti, ni ukujya tugenda tubereka amasambu ari hafi y'umujyi kandi ashaka amafaranga makeya kabisa. Murabona yuko ari ku muhanda, dore aho twasize imodoka ngaha ni ku muhanda. Uyu muhanda nawe wajya unazamuka imodoka ukayigeza mu rugo.
dore rero ni rwa rutoki twagiye tubereka, murabona ukuntu rungana, dore hariya harimo n'ibinyamunyo rwose byiza, bose ni ukudupfunyikira. ndabona n'amapapayi yeze. Noneho rero isambu iraza ikagarukira ahangaha hano. Urabona hano hera inyanya cyane, ariko isambu iraza ikagarukira aha hano. Uko ibi biti biri ku murongo, bino biti bakonze babyita kubikonda. Abana b'ubu ngubu b'i Kigali bo muri 4G baramutse bumvishe tuvuga ibiti bikonze ntiyamenya ibyo ari byo. Biriya biti, bino biti by'amagereveriya bagiye bakuraho amashami, kugenda ugasubira hirya hari imyumbati, niho iyi sambu igarukira. Ukongera noneho ukazamuka ugasubira hahandi twari turi, hari wa muyenzi twaberekaga kumwe twagiye dutambika. Ngira ngo twigiye hepfo gatoya, Jacques ashobora kongera akayikurura yose akayibereka, ngira ngo muri kureba. Nanone ikongera ikagarukira hariya hari noza, hari amasaka, hariya amasaka. nje ntashatse inopfu muri ariya masaka cyangwa urugombyi. Wasanga rwari rurimo nkangiye ntiririye inopfu n'urugombyi. Iyi sambu rero iragenda ikagarukira ku masaka, ikongera igatambika igasubira hahandi hari umuyenzi, ari nako yongera ikamanuka hariya kunuza ku myumbati, ikongera igatambika hano igahita izamuka ku muhanda. Ni isambu rero nini nkuko twabibabwiye, ikaba ifite ubuso bwa metero kare 5365 hafi 400. Ikaba rero iri mu karere ka Rwamagana nkuko twabivuze, umurenge n'uwa Gahengeri, ahantu rwose hateganye na Muyumbo. Dore hari hakurya uriya musozi wo hakurya, uriya ni umusozi wa Muyumbo. Ngira ngo ku Muyumbo abantu benshi cyane barahazi kubera ko ni umusozi uri kubakwa cyane. Iyi sambu rero iteganye n'uwo musozi wa Muyumbo. Murumva yuko ari hafi, ni mu birometero 4 byonyine uvuye kuri kaburimbo. Iyi rero yari Nzuri Business Group Limited. Iyi sambu tukaba tuyibagezaho tubicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market, nkuko musangaho n'izindi mari nyinshi cyane. Noneho kandi ikabishaka amafaranga make cyane ugereranyije n'ukuntu ingana, kandi hakaba harimo n'inzu ndetse itari ntoya, ifite ibyumba 3 na salo, ndetse ikaba iri ku muhanda nkuko muri kubireba. Amafaranga rero ishaka ni miliyoni 16. Ni miliyoni 16, ariko kandi ziri negosiya. Burundi twageze nyiraho avuga ati mwoka byaramwe mwaretse nkagurisha miliyoni 20, ariko kubera ko turi ijisho ryanya abakiriya bacu dukunda, turaza tukavuga tuti gerageza ukure hwaya tureko ibintu byakwihuta. Ni miliyoni 16 twabakaturije, nimuze muyigure. Nimuhagera yewe namwe murashyiraho akanyu, namwe mwongere mukatuze, ahari birakunda, turabibijeje. Ni karibu cyane. Rero wakunze iyi sambu, waduhamagara kuri za nimero zacu muzi 0788486797 cyangwa se 0781223123. Wanadusura kandi hariya dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje umanuka usa n'ugana Nyabugogo, muri etaje y'amatafari ahiye ihari yanditseho Shema House. Dukora muri etaje ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi cyase mu Gikari. Ariko kandi mushobora gukomeza mukadusura ku mbuga zacu, mugenda mureba ibyiza byose tugenda tubagezaho. Hari Instagram, Facebook page na Twitter, hose turi Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, ni karibu. Ni nako kandi dukomeza tubagezaho amakuru agiye atandukanye ku mitungo itimukanwa, mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi dukora buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu, saa 12 kugera saa 1. Ni karibu rero muze mwigurira isambu ya miliyoni 16 ziri negosiya muri Rwamagana, muri metero nke cyane, mu birometero bikeya 4 uvuye kuri kaburimbo. Ntibacike kabisa, irimo n'inzu.